umwana wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye. Bakunzi ba Radio Rwanda, uyu mwanya murarikiwe gukurikira ikinamico umwana wanjye ishema ryanjye. Amahirwe akomeye ku babyeyi n'abarezi mu kwiga gukangura ubwonko bw'abana bacu no kubatoza imico myiza harimo gusoma no kwandika binyuze mu mikino. Ariko kuko cy'ababyeyi bamwe tutagira impuhwe. Ndebera abana ukuntu basinzira hano ku irembo. Niko Shema. Ngaho byuka kibondo. Oya wirira kibondo. Munya nawe byuka. Urabona ukuntu mwigaraguye mu byondo di niko Munyama Mariya. Yagiye guhinga. Naho papa Nawe bajyanye. Ubuse koko bakabasiga ahangaha ku irembo mwenyine nta muntu mukuru muri kumwe. Reka mbahamagare rwose kuko ibintu bakoze ntabwo ari byiza. Halo, musoni we. Waramutse neza? Waramutse neza Gakire we. Yego ndamahoro. Umva, nyuza hano ku irembo iwawe. Nsanga abana bawe. Abana banjye babaye iki? Humura ariko tuzi. Unyambwira gake. Abana banjye babaye iki? Ni bazima da? Naringize ngo hari icyo babaye. Cyangwa wasanga bongeye kuzera abahu. Noneho umunyana ndamukubita ndamwica. Gaho nyumvira. Mba ntarakubwira icyo ngo uhamagariye ukongeraho ngo no kubakubita koko. Oya ndeka. Niba basanze bakuri mu makosa rwose ngenda bere kuko inama zambarwa. Ahubwo se amakosa yaba ari ayabo. Ubwo no kuvuga ko yabasanzemo rero. Oya, ahubwo mbasanze hano ku irembo basinziriye banigaraguye mu byondo. Rwose bateye agahinda wagira ngo ntibagira ababyeyi. Ese nibyo. Naringize ngo hari ikindi cyabaye da. Bihoreye nta kibazo ibyo ngibyo. Buriya hari igihe dusanga n'ubundi basinziriye aho. Naho sibyo byo kwigaragura mu byondo kugira ngo bitwaye. Ko numva ntacyo bikubwiye se muso. None sibyo hari ikibazo bitwaye twese nitwakuriye mu byondo wa mugabo we. Erega umwana utari ibyondo ntabwo akomera rwose. Iyo atabyigaraguyemo ntabwo akomera. Ariko se muso, ubwo urumva nta soni? Umwana ntabwo akuzwa n'umwanda. Ahubwo byabatera indwara ziterwa n'umwanda nk'inzoka n'izindi. Ariko mbese uko numva utangiye kundusha impuhwe ku bana banjye Gakire we. Ubundi urinda kuvuga ngo abana banjye bazarwara inzoka, wigeze ubona umwana utarwara inzoka? Ariko se koko ubwo no kwita ku bana wa mugabo we. Nuko bita ku bana koko? Nuko uvuze urangaye ngo sinita ku bana banjye. Bihorera uzagende wite ku bawe banjye bareke urumva? Ubwo se urumva gusiga abana bonyine bangana kuriya mukigendera nta n'umuntu mukuru mubasigiye. Urumva ari byo koko? Ndakwiyamye Gake. Ndakwiyamye urumva? Ndakwiyamye. Muso, umva nkubwire. Ntabwo nabona abana bafite umva Gake. Umva ceceka. Ahubwo kuva iruhande rw'abana banjye dore ko witera mu mata nk'isazi. Ibyo abana banjye bikurebaho iki? Ahubwo ndasanga hari icyo babaye n'uwo ubibazwa. Ariko muso, ubwo urumva abana bawe nabagira nte koko? Nari kwikomereza se nk'abihorera. Nyine subwo twamenya uhagaritswe n'iki mu rugo rwanjye. Ubwo kugira mu abana bawe niyo bitumye inyita umurozi koko. Ari isi ndabazi di. Ariko ubwo nuguze uko abana bawe bameze. Uretse kuba bivurguse mu byondo. Nka Munyana rwose akajipo ke katuse. Yagakuyemo imbeho irimo irabica. Nawe none uravuga ibintu nk'ibyo koko. Umva nakubwiye ngo urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya. Urumva? Iby'abana banjye ntago bikureba. Mvira mu rugo rero. Urumva neza? Nakoreka nkwereke. Ngiye kugukupa ahasigaye maze nze mpangane nawe. Iki? Kunkupa? Alo? Uzi ko nkupye koko di? Urabona ibyo akora ari byo. Reka mpamagara na Mariya. Wenda we yabamfasha kuko njya mbona ajijutse kubarusha. Simuhamagare rwose. Alo? Ana Marie, mwiriwe? Wiriwe neza Gake? Yewe, ku ruhande rwanjye rwose amakuru ni meza. Ariko hano hari ikibazo cy'umuturanyi nshaka ko mumfasha rwose gukemura. Ngaho ri, bongeye barakoneshereza se? Oya, ahubwo nagira ngo nyine usange hano kwa Musoni nkwereke ishyano mbonye. Uhabonye ishyano kigake?
fasha ngiye rwose ndagutabaje kuko abana babo bafite ikibazo. rahira rero yewe reka ndeka kubaza byinshi ndaje Ni ukuri tebuka. yego uretse nikubitira umugabo sha. Yego nyagasani muso icyo giti ushinguye nizira ko utagiye kugikubita gakira. ndakimukubita kuri ariya maguru ku buryo atazongera gutwara ariya moto. Buriya dore ko ari yituma yirata. Gakira we hunga wakabyara we hunga mutarwana dose dore nta mbaraga nifitiye zo kubakiza. Hunga ndakwingiye. Ni mundebere n'ukuri. Ariko se sigaho muso, sigaho utankubita icyo giti. Ndakigukubita sinkunda abantu bigira ba nyirandabizi uza kumvogera urugo nkande wowe. Ariko se ni musigaho mwabagabo mwe. Iki giti ntabwo rwose nkwemera ko ukinkubita muso. Ntabwo nakwemerera rwose. Ntabwo ngire ndavuze ngo ndakurira igiti. Ntabwo nshobora kukinkubita rwose. Muso nanjye ndavuze ngo ntacyo ndekura rwose utakinkubita. Ndakurira igiti. Musoni wambabari ukareka amahana ariko ubundi wowe. Musoni rwose nzakugenze. Ntabwo ndibukire kuri rwose. Ndakurira igiti. Ngwino fasha bose bananiye Gakira na Musoni barenda kwicana ngiye ntabara bananiye rwose mfasha. Uva mwabagabo murakurane Ntubwira ndekura ari ngaho serekura muso muhave mwe kwiharubana. Nta soni koko abantu b'abagabo kurwana ku manywa y'ihangu n'abana babareba. Atari musoni se. Oya ngiye nanga umugabo uza kunsuzugurira iwanjye. Ubu namuvunagura amaguru ku buryo atazongera kuza kumvogera urugo. Ariko se ubu koko Anamari warashaka kumuhora iki koko? Tuvugishije ndakuziza kwibonekeza kwawe. Ariko ubugwa neza bw'intware bwayigonze ijosi koko. Byari byagonda amase. Byari byagonda amaboko ko nzarigondamisha nkarirebesha inyuma. Niko Gaki uzi ko ubwo wabimbwiraga mu kanya nari ngiye kubikerenza ngira ngo urambeshya. Ntubyibone se Anamari ntubyibone. Dore nsanze abana baryamye hariya muri kiriya cyono rwose urebe baguye agacupa. Urumva ndavuga ngo reka mpamagara ababyeyi babo wenda wasanga batazi uko abana babo bameze none ndebera. Ye baba we ndabibona n'ukuri ndebera ukuntu bahindanye. Simbe bakojeje ngo sinkigire nyina ndabizi. Ngo umwana utagiye mu cyono ntakurara ndetse n'amagambo nk'ayo ngayo adasobanutse. Nibwo kugutabaza rero nyine ngira ngo wenda we barakumva. Wantabarije rero. None uba na Mariya zahangaha aje atabaye. Niko muso ubu urabona ukuntu abana bawe babaye koko. Aha wabyumve se. Ubwo rero nyine numvise ko bafite iyo myumvire nibwo nahise nguhamagara ngufashe nibura aba bana tubarengere. Nyumvira yega. Aba bana se bigeze bagutakira ko bakeneye umurengezi. Cisha make ariko nawe. Ariko se ncisha make biki. Ariko se ubundi nkakaraka mva munya. Minda nawe akagordiwe. Baraje kwitira umwana uyu nawe. Nyasha. Kubera iki mwigaraguye mu biziba muza kuneza abahisi n'abagenzi. Ako se ndekera urabona uko musaza wawe yabaye. Kitupfuka mahariya. Ndavuze ngo pfuka mahariya nze. Muso ndekera umwana nawe. Ubwo ubuno bwawe. Ndekera umwana nawe. Muhera mu buruge. Sigaho muso sigaho muso. Reka guhohotera uwo mwana. Ngo napfuka mu mukubita unamutuka kandi amakosa ari ayanyu we na Gatarina. Ariko njyewe ndarengana pe. Urarengana iki Gatari? Nukuri nawe ufitemo uruhare runini cyane. Ntese nawe tekereza. Zibaho ngaho. Ni gute mujya mu mirimo yanyu mugasiga abana b'ibitambambuga mu rugo bonyine? Nta muntu mukuru hari wo kubitaho ngaho namwe nimurebe ukuntu musanze bameze. Ariko nyine njyewe rwose mba nabasigiye ibiryo n'igikoma mu gikoni kandi rwose mba ngira ngo nibasonza baze kurya. Numvaga ibyo rero bihagije. Ngaho nyumvira n'ukuri kw'Imana. Gatari mbere na mbere twara abana mu gikari ubuhagire ubambika imyenda ifite isuku kandi ubafubike dore imbeho yabije. Ndebera nka kare ukuntu kabaye n'ukuri. Hanyuma ubundi uzawe n'umugabo wawe tuganire ku buryo mugomba kwita ku bana ndetse no kubaha uburere budahutaza. Reka njya kubitaho kandi mumbabarire. Munyashama ni muze ba. Ariko Anamari. Ceceke ihangane. Ceceke no twigendera. Randebera di. Ariko Anamari. Buriya twabana tubasiga kubera ko tuba twagiye mu mirimo itunga urugo nkuko nawe ubyivugiye. Sibyo. Kandi urumva ko tuba twabasigiye ibyo kurya mu gikoni kandi bihagije. Ndetse buriya na munyana wanjye buriya amaze guca akenge. Yita kuri gasaza ke kamukurikira pe. Ariko uranyumvira di. Akanakagaburira rwose. Muso ibyo bintu nago bisekeje. Ubu koko munyana umwana w'imyaka 6 ni uri kuvuga ngo yite kuri musaza we koko? Umwana wanjye rwose yaciye akenge. No maze no kumuheka aramuheka yarakuze rwose. Ariko muso nawe ushyira mu gaciro. Ubu koko nk'ubu haramutse hagize umugizi wa nabuza ibi birya akabihumanya. Ubu uriya mwana munyana uri kumbwira yabwirwa n'iki ko babihumanyije. Ariko se reka tureke n'ibyo da.
mureba aba bana ahantu bakiniraga kugeza n'ubwo bahasinziririye. Ubu se mwebwe mwizeye uhe mutekano wabo? Munyana wanjye se munyana wanjye namubwiye ko nta muntu utari uwo muri uru rugo ugomba kwinjira mu gikoni. Ikindi dusiga dufunze kandi twamwambika urufunguzo mu ijosi. Nabonye ko rufite mu ijosi. Naho se kuri abasa n'ibyondo ko mbizi ko abana batibuka gukaraba igihe bagiye gufata amafunguro. Yewe niyo bagize ngo barakarabye ko batimaraho umwanda, ubwo urumva uwo mwanda barya koko? Aha, umwana utarwaye inzoka ngo ntakura da. Niko yambwiye. Ngo umwana utarwaye inzoka ntakura muso? Ubwo rero mwirengagije ko twakujijwe n'ibinonko. Ariko ubundi ninde wababwiye ko hari umwana ukura atarwaye inzoka? Ariko akabi gasekwa nk'akeza koko niko muso. Ubu ngubu igihe umujyanama w'ubuzima twigishirije kugira abana isuku ndetse n'ibikoresho bariraho ndetse n'ibyo banyweraho, ntiwari wabyumva? Ubwo ntuzaho indwara ziterwa n'umwanda zigeze abana? Yego ndabyumva, ariko ntibivuze ko reka nicecekere. Ntibivuze iki se muso? Ntibivuze iki? Kuki udakomeje? Rero mbabarira wumva ibyo nkubwira. Ababyeyi bagomba kwita ku bana babo, bakabarindira umutekano, bakabarinda ikintu icyo ari cyo cyose cyabahutaza. Uranyumva neza? Uribuka wa mwana wo kwa Gatera basize mu rugo wenyine akaribwa n'imbwa? Oya winyibutsa uriya mwana yahuye n'akaga n'ukuri kw'Imana. Wahora n'iki kuri ya mwana yababaje abantu benshi? None muso, murashaka ko namwe abana banyu bahura n'akaga nkako? Uretse n'ibyo se, nk'ubu bazi ko aho babasize hameze hati? Babize umutekano wabo? Ibyo mwambwiye bitumye hari icyo numva da. Ibyo bituma njye n'umugore wanjye tumenya uko twita ku bana bacu ndetse n'uburyo tubarira mu buryo budahutaza. Ntimubona barya abana b'ukuntu bameze neza? Niko muso, ntabwo ujya ubibona? Kutavuze uburyo dukundana se n'uburyo twisanzuranaho kubera ko tubakosora mu buryo budahutaza. Ikinyabupfura se ahubwo bagira. None yewe numvise burya kutamenya byari bigiye kunyicira abana pe. Gatena namara kubatunganya nta kindi tuza kuganiraho kitari ibimumuguyeho. Mubyiteho rwose. Gakire we mbabarira pe. Mbabarira kuba nakurwanyije kandi ibyo wakoze byari mu nyungu z'abana banjye. Nukuri nahubutse mubwira amagambo mabi kandi bitari bikwiye, ndakunyinze mbabarira. Nta kibazo ndakubabariye mugenzi wanjye. Cyane nuko bakumuryango nyarwanda. Kandi ndishimye ko wumvise ibya na Mariya kubwiye. Nukuri ko Imana urakoze. Karame. Murakoze cyane kumfasha kumvisha umuturage wanjye. Yego. Nukuri namwe murakoze mwese. Iyi kinamico mwayigezwagaho na Imbuto Foundation muri gahunda y'umushinga Uburezi Wacu ushyirwa mu bikorwa ku bufatanye na World Vision na Humanity and Inclusion ku nkunga ya USAID.